Nongeye kubaha ikaze kuri Learn with Dr. Olive, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'abana. Ese ni iyihe mikurire myiza umwana agomba kuba afite? Ese ni ibihe bimenyetso mpuruza bishobora kwereka umubyeyi yuko umwana akeneye kugezwa kwa muganga byihutirwa? Uyu munsi ndashaka kukuganiriza ku bintu bishobora gutuma umwana uri hagati y'ibyumweru 3 kugeza ku mwana ukivuka bishobora gutuma uwo mwana aruka. Ndashimira buri muntu wese umaze gukora subscribe, Imana imuhe umugisha, kandi nawe nimba utarakanda ku nzogera, kanda ku nzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bivuga ku buzima bw'abana ndetse n'icyo umubyeyi yakagombye gukora igihe abonye ibimenyetso bidasanzwe ku mwana we. Nk'uko nabibabwiye, ngiye kubaganiriza ku mpamvu ishobora gutuma umwana ukivuka kugera ku byumweru 3 agaragaraho aruka. Ndahera ku mpamvu zishobora kubitera. Ubundi umwana wese ukivuka, siyansi igaragaza yuko umwana umwe mu bana 1500 bashobora kuvuka afite ibibazo by'amara yifunze. Muri abo bana rero, umwana umwe mu bana 2500 nibuza, ibyo bibazo bishobora kuba biterwa n'uko amara ye ari kugenda mu buryo budasanzwe. Ubundi mu busanzwe amara agomba kugenda ava ku ruhande rw'iburyo ajya ku bumoso. Iyo rero amara atangiye kugenda ava ibumoso agaruka iburyo, ni hahandi usanga bishobora gutuma n'amara yizingazinga, bityo umwana akaba yatangira aruka akivuka cyangwa hari iminsi amaze yaravutse. Ni byiza rero ko tumenya mu mpamvu zishobora gutuma umwana aruka, kugira ngo umubyeyi nabona ibyo bimenyetso azihutire kugeza umwana kwa muganga. Ndabanza mbabwire uburyo bushobora kuba buri normal ku mwana bishobora gutuma uwo mwana aruka. Ubundi umwana wese uvutse, umwanya uhuza umuhogo n'igifu uba usanga uwo mwanya woroshye cyane cyangwa nta mbaraga uragira zo gufunga, ku buryo bishobora gutuma umwana aruka mu buryo bworoheje. Ibyo bizagaragara yuko hari ababyeyi n'ubundi baza batubwira ati umwana wanjye araruka, bigaca mu mazuru bigaca mu kanwa, ariko wakurikirana neza ugasanga hari impamvu zituma uwo mwana aruka. Ubundi nk'uko mbibabwiye, uwo mwanya uri hagati y'igifu n'umuhogo uba utarafunga neza. Rero igihe umubyeyi yonkeje umwana akamwonsa cyane ibintu byinshi, kuko umwana aba ataramenya kwigabanyiriza amashereka, akenshi uwo mwana bizarangira arutse. Ikindi, umwana wese umaze konka warangiza ukamuryamisha agasa nk'aho acuritse umutwe, uwo mwana nawe bizarangira arutse. Ni byiza yuko mumenya pozisiyo nziza n'igihe cyo kuryamisha umwana kugira ngo bitamuteza ikibazo. Ubundi umwana wese nimba umaze kumwonsa, rindiraho gato nibuza ibyo yanyweye bimanuke, hanyuma umuryamishe. Nibwo buryo buzatuma umwana nta kibazo agira. Cyangwa nimba umuryamishije, irinde guhita umwubika umutwe kugira ngo imbaraga zitaba nyinshi mu gifu, bigatuma wa mwanya ufunguka, hanyuma umwana ugasanga aranutse binyuze mu kanwa, binyuze mu mazuru. Ni byiza rero yuko umubyeyi amenya ibyo bintu nabibona ku mwana, aho kwihutira guhita uza uhangayitse, ahubwo banza ukora ibyo ngibyo, bizatuma umwana wawe yongera kumera neza. Hari izindi mpamvu rero zidasanzwe zishobora gutuma umwana aruka. Nk'uko nabibabwiye, kuba amara agenda mu buryo budasanzwe bushobora gutuma amara yizingazinga, biri mu buryo bwa mbere bushobora gutuma umwana ukivuka kugera ku byumweru 3 uwo mwana aruka. Rero niba ubonye bimwe mu bimenyetso ngiye kubabwira, ihutishe kugeza umwana kwa muganga. Icya mbere, ugomba kumenya se umwana wanjye akivuka arituma neza? Nimba atituma, ni ikibazo gikomeye umubyeyi agomba kumenya, cyangwa agomba kugeza umwana kwa muganga bakamenya impamvu uwo mwana atituma. Ikindi, ushobora gusanga umwana agenda abyimba inda mu buryo budasanzwe. Rero uwo mwana nawe ushobora kuzarangira arutse, ari nayo mpamvu ugomba kugeza umwana kwa muganga. Ikindi, ushobora gusanga umwana arira mu buryo budasanzwe, cyangwa acitse intege, cyangwa ubona ari umwana udatuje. Ibyo nabyo bizatuma bikwereka yuko umwana afite ikibazo, ukaba wamugeza kwa muganga.
Ikindi, umwana uri hagati y'ibyumweru 3 n'ibyumweru 6, abo bana bakunze kugaragara baruka mu buryo budasanzwe kandi ugasanga barukana imbaraga nyinshi. Uwo mwana nawe aba afite ikibazo cy'uko hari umwanya wifunze akenewe guhabwa ubufasha byihutirwa. Akenshi abo bana bari hagati y'ibyumweru 3 n'ibyumweru 6 uzasanga umwanya uri hagati y'igifu n'amara waragiye ubyimba, bityo umwanya ugafunga, byatangira konka akajya agarura buri kintu cyose uko agifashe. Ikindi, uzasanga uwo mwana aho kujya yiyongera ibiro nk'uko twabivuze yuko umwana uri hagati y'iminsi 10 agarukana ibiro yavukanye. Nyuma y'iminsi 10 umwana wese aba agomba kwiyongera ibiro. Umwana rero natiyongera ibiro bizagaragaza yuko uwo mwana afite ikibazo, ahubwo akwiye kuvurwa byihutirwa. Nubona ibyo bimenyetso ku mwana, uzihutire kumugeza kwa muganga. Ikindi cyihutirwa, umwana wese ukivuka nubona atangiye kuruka ibintu bisa icyatsi cyangwa umuhondo, uwo mwana aba afite ikibazo. Uba ugomba kumugeza kwa muganga byihutirwa cyane, udatekereje ngo ngiye kunyura aha nongere nyura hano. Uwo mwana aba akwiye kugezwa kwa muganga. Mubyeyi, nimba ufite umwana ukivuka, igihe cyose uzabona umwana atangiye kuruka ibintu bisa n'icyatsi cyangwa bisa n'umuhondo, uwo mwana ihutire kumugeza kwa muganga, kuko azaba akeneye kuvurwa byihutirwa kugira ngo atagira ibindi bibazo biziramo. Ni byiza rero yuko mumenya ibyo bimenyetso byose, kugira ngo igihe ufite umwana akaba yagize ikibazo cyangwa yahuye n'ikindi kintu kidasanzwe, umenye aho akwiriye kuvurizwa, ndetse umenye n'ibimenyetso mpuruza by'uwo mwana. Muri iki kiganiro rero, ibimenyetso mpuruza umubyeyi wese akwiye kubona ku mwana ukivuka kugera ku byumweru 6 cyangwa 3, agahita yihutira kwa muganga nta handi hanatekereje. Harimo ko umwana yaruka ibintu bisa n'icyatsi cyangwa yaruka ibintu bisa n'umuhondo, ko umwana yaruka mu buryo budasanzwe kandi akagenda aruka afite imbaraga nyinshi. Ikindi, ko umwana atiyongera ibiro neza, uwo mwana nawe uba ugomba kwihutira kumugeza kwa muganga. Ikindi, umwana wese uvutse ntiyitume cyangwa ntakomeze kwituma neza. Ikindi, umwana wese uvutse ukabona ari kurira mu buryo budasanzwe, cyangwa ukabona ntatuje, cyangwa ukabona yacitse intege, uwo mwana aba akwiye kugezwa kwa muganga kugira ngo yitabweho. Nizere ko hari ikindi kintu wungukiye muri iki kiganiro ku bijyanye n'impamvu ushobora gutuma umwana aruka, kugira ngo turusheho kugenda twungurana ubumenyi kandi bidufashe twese, bityo abana bacu bakure bafite ubuzima bwiza. Niba utarakora subscribe and share, please do so, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitwereka imikurire y'abana ndetse n'ubuzima bw'abana muri rusange. Ndagushishikariza rero gukanda ku nzogera kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika, kandi habaye hari ufite icyifuzo yatwandikira muri comment, kugira ngo tujye tumenya ibiganiro dukwiye kuganiraho ku buzima bw'abana. Ndetse ufite n'ikibazo, ni karibu kutwandikira tukakuyobora cyangwa tukaguha inama zacu bijyanye n'ubuzima bw'abana. Thank you.